n'abantu bose dutaha witwese no umunyamurenge ni hahandi hari umugani wazaca bakavuga ngo amaherezo y'inyabu ni ukurigita wibuke natwe tuzagira cyo amaherezo tuzarigitira iwacu muri makubisi nyawo bivuze ko twese turi inyabu batarataha twese turi impunzi niki kiri gutuma. Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 Show. As you can see today, dufite umutumirwa abenshi muramuzi, hari aho mwage mubona hatandukanye. So mbere yuko yivuga kambaze nteze mugenzi wanjye nawe yavuga. Hello guys, murisanga kuri MTV one show. So uyu munsi dufite umutumirwa uri special cyane, umukobwa mwiza cyane nkuko mubona. Tutanibagiwe ko ari Miss Murenge, araza kubibwira neza biri deep nyara yabwira wari we umukobwa munyamurenge mwiza cyane. So tugiye kugira nawe ibiganiro bimwe kandi byiza, ndakeka muraza kubikunda. Dushimira n'abantu mukomeje gukora subscribe, like and share, mukomereza aho kutwereka urwo rukundo, turabakunda cyane. Reka dutangire tumubaza atwibwira uwo ari we. murakoze cyane. Amazina nitwa Murate Cecile, umukobwa w'abega, akaba umwishwa w'abagunga, turi hano muri Kenya ahantu bita Umoja. Ndi umunyamakuru kandi nkaba n'umukinnyi wa filime akomeye. Murakoze. Nkaba na Miss Murenge. Aka Miss Murenge wari ukibagiwe kandi warigiye kuzimpoza. Ari ngasize. Warigiye kunkoza isoni. Cecile ugiye kutuganiriza kandi ndatekereza ko icyo tukoza cyose sandri utubwire. Tutwima amakuru, hari abantu muzamusha kuganira ugatangira kumaza kamacisha hano akongera akayamanura, tugira inabi tubishire kure y'umutima. Yose muhumure yose ndayababwira. Tubisengera. Tubisengera nagati. Urakoze cyane. Cecile watwibwira mbese uri muntu ki mbese mu busanzwe? Turetse n'ibyo ngibyo kwangura umunyamakuru uri muntu ki? Okay. Ndi umuntu ukunda abantu, muri make ndi inshuti y'abantu. Sindi inshuti yanyu se cyane. Muri make ndi inshuti y'abantu bose. Ndi umuntu ugira ibyishimo byinshi ngo ndaguseka. Kindi se nk'ibiye. Ndi umukobwa w'umunyamurenge, ndi umukobwa utarashakwa. Gusa ndi mu gusohorerwa amaseve. Ako kantu ka save tugomba kukagarukaho cyane. Gusa ntimugatindeho dore gabaye. Tugatinda ariko uratubwira. Ejo bundi ngire gutya mbona save. Bakase Cecile kuba ryari turi abanzi. Akora save utanambwira amakuru tubwire. Ira save ariko hamara iminsi mike nambona batayo posting byaro kubesha. Wadusobanurira ira save yagenda gite? Okay, ira save nyine yari ikinyoma. Iyo bayivugaga ari yo dore bikenewe. Tumona bikenewe. Yari ikenewe kandi kuragira ngo uri muto. Sindi muto musari. Sindi muto, ira save yari ikenewe. Ariko nyine yabaye ibinyoma. None iriya filime twakinye yitwa Noro. Seri. Muzagende muyikurikirane muzayibona. Ni filime twakinye mu bakiriya nyine yari ifoto ya thumbnail. Twakinye n'unturi umugore n'umugabo na Udedom. Yego. Nyine birigenda bisakuza abagatwiko baratwikaga ngo nashatswe. Udedom nawe yashatse. Niko kwiriya foto rero. Cyangwa se iriya save mwabonye. Nagiye kubibona mbona hari group mbaho mbona bayikubiseho. Hatarashira inoti nge mbona batangiye kuyipostinga ku ma status. Cecile bigenze gute kera? Abase Miss Murenge nibimusigiye. Ariko bomboka. Miss Bombotse ko tugize gute? Ahubwo se tutaraja kure. Ndabizi uri makobwa bitabira irushanwa. Kandi wari bifite confidence cyane. Ndajuka n'igihe twari turi hari twagiye kwiyamaza. Wicara kumbwira ngo Viki ngo ninje Miss mukabigisonga. N'ubundi kandi igisonga cyawe. Wewe nk'igihe nyine byagize time kavamo umvaga bimeze nka gute? Warabyakire nyine uzase? Nyine byari bigoye kwakira nawe urabyumva. Kuko ari umuntu yari yateguye umushinga we, nanjye ari n'umushinga asanzwe ngira wo gufasha abantu bagira ubumuga. Nararebye kenshi mu bwoko bwacu usanga gufasha, ugasanga ari gufasha imfubyi n'abapfakazi, bari gufasha abantu batishoboye, ariko nari ntarumva umuntu utekereza ku muntu umugaye. Aho gusanga umuntu umugaye mu bwoko bwacu bamutesheje agaciro. Nizo usanga umukobwa wamugaye bakamuvuga ngo yoshaka. Kandi iyo ubaye yoshaka kandi akanabyara. Niyo mpamvu n'icyo ndavuga ati njye ngomba kugira umushinga wo kuba namenyekanisha umuntu wo mu bwoko bwacu umugaye.
make ni ibintu byari mu mishinga yanjye n'ubundi icyo gihe nari nategura n'ubundi njye sinari mfite no kuja muri bootcamp ku mpamvu y'igikorwa cyari gihari n'ubundi cyo kuja gufasha abantu bagira ubumuga rero nyabwe nabonye bimeze gutyo kandi icyo bikorwa cyegereje nari nzozabonamo amafaranga muri Miss Murenge yo kuba nakora icyo bikorwa neza zaciye intege nyine ndababara byananiye kwiyakira gusa nanze kurira mu maso y'abantu ariko byarakubabaje zarambabaje gutya nari mpfuye ntibyareka ariko se kubera ko ndatekereza ubundi gihe wamaze wari ubivuze ngo wacitse intege byaba byaraguciye intege se ukaba waravuze ati reka n'umushinga narimvuze gukora ndawuretse mbese nyine uvuga ati mbivuyemo ko n'ubundi ndabona nta support abantu babishigikiye cyangwa wakomeje umushinga wawe nyine umushinga wanjye warakomeje nshimira n'abantu badufashije cyane cyane boss wanjye wa GSM Motivation ndamushimira n'umwe wateye inkunga muri icyo gikorwa cyari gihari bituma nanjye cyane umushinga wanjye ugenda neza ku mpamvu y'inkunga yiwe yateye ibyo bintu bigenda neza dushimira n'abafana bose bagiye babishigikira nyuma nyine bagenda bavuga nyine amagambo nkameza ariko ntabwo nigeze ncika intege ngo ndeke gukora narakoze icyo kintu cyarabaye cyanabaye muri bootcamp nabona gusa amapost yanyu mwaka umeze neza twakamejeje ariko nanjye nari mu gikorwa rero cyane cy'umushinga wanje n'ubundi nari mfite kandi cyagenze neza none se Cecile urabona muri Miss Murenge hajya habamo ibikorwa bitandukanye ndatekereza nawe Murenge igihe wavuyemo wabonaga ko wari ukwiriye kuvamo cyangwa se warabonye uravuga ati bakoresheje corruption hari igihe nyine bakora ikintu ku bantu bo ubwawe ntugishimye kuvuga se wenda iyo nja kuba uyu nari kubikora gutya na gutya nza kuba ndi mu bajaji sinayikuramo iwe wabonye ni nka gute neza cyane kumva icyo kibazo njye mu gihe navuyemo n'abantu benshi babyibaje niba mutarabonye muri commentaire z'abantu benshi bagiye bapostinga umunsi wa demi finale bagiye bavuga muri commentaire kuko umunsi wa mbere w'amajonjora ndibwira ko nisho wabaye wa mbere nasubije neza nta kibazo na kimwe nigeze nari umufana wawe nubwo nari nubwo ari igisonga ariko ari umufana nari umufana rero nje igihe navuyemo sinzi icyo nafashe kandi sinzi icyo natsinze mu buryo bwo kwisobanura birashoboka ko ndabona yasobanuye neza kuko nari mfite umushinga ugaragara nari mfite umushinga wumvikana hari abandi bari bafite imishinga kamwe mazi unayumva zagiye binacicikana cyane bamwe ngo bazubaka imihanda muri Kongo yo guhunga ariko ntabwo mbaciye intege bavuze neza kandi ya mishinga yabo ni myiza gusa kamwe mu mushinga wanje wari wumvikana kurenza umuzu wanje wari ufite ishingiro nyine kumva gufasha n'abantu bamugaye ibintu bitandukanye n'ibyo abandi wenda batekerezaga ko nshobora kuvuga rero njyewe ntabwo navuga ngo hari icyo barenganyije wenda kuri nje bafite icyo bashingiyeho cyangwa se bafite icyo bagendeyeho kuvuga ngo mveho kuko njyewe sinzi ko hari icyo natsinzwe mu tubazo babajije bivuga ko nuko nyine bajaji nibo babizi nuko byagenze ibyo twabibaza abajaji nyine babiteguye bajaji nibo bashobora kutubwira ati Cecile yazize iki buriya ntabwo twamenya bafite ibyo bakurikije ahari twe tutazi ibyo reka tube tunabiretse cyane ntabwo ari byo byatuzanye muri ikiganiro by'ingenzi ahubwo se Cecile reka nkubaze nk'uko ubizi nyine turi mu gihugu cyacu turi mu gihugu cy'ubumonzi mbese turacumbitse hari nk'abantu nyine muri iyi minsi basigaye bavuga ati njyewe ntago ndi umunyamurenge ugasanga bamwe basigaye batangiye bihakana ubwoko bwabo ubu ntibakira abanyamurenge ngo barahinduye bamwe babanye abanyarwanda abandi babaye abanyakenya wowe iyo ubibonye ubirenga hiki njyewe umuntu urimo kwanga ubwoko bwiwe akavuga ngo ntago ndi umunyamurenge kabamwe twagiye tubona bwo baratashe barashitse ngo bavukiye muri Kongo ariko baratashe mu Rwanda nuko nyine kandi uri umunyamurenge urabizi neza ko uri umunyamurenge ariko uri kwihakana ubwoko bwanyu se niki kizatuma udasuzugurwa n'andi moko mu gihe uri kwihakana ubwoko bwanyu genda binenga cyane ibyo bintu ugomba kuba proud y'uko uri umunyamurenge ariko hari ikintu kimwe batazatekereza umunyamurenge ndabona ko ari ubwoko bwatoranijwe turi ubwoko bw'Imana ariko nzi ukuntu umuntu yokwanga ubwoko bw'Imana ngo agiye kwemera kuba guhakwa mu bundi bwoko ngo urungu ubundi bwoko ibaze oya pe jewe ndabanenga umuntu wese uzuvuga ngo niye sindi umunyamurenge nisubireho Cecile ndibuka igihe ejo bundi twaza tuganira urambwira numvishe kubisama akantu ko kuja muri Kongo urambwira ati njewe ubu nyine nduriho kindaja muri Kongo kuraja muri Kongo nyine by'ukuri cyangwa sindaye ndikuja muri Kongo turaye sindaye na oya turaguhatike none se muri Kongo iheme dutaye n'abantu bose dutawe twese no umunyamurenge ni hahandi hari umugani bazaca bakavuga ngo amaherezo y'inyabu ni ukurigita
tuzagira cyo amaherezo tuzarigitira iwacu muri makubisi nyawe. bivuze ko twese turi inyawa batarataha twese turi impunzi. Niki kiri gutuma uja muri Kongo niye mama? Njye ndi umunyamurenge kandi umunyamurenge isoko yiwe ni muri Kongo. Niyo mpamvu nyamukuru ituma mvuga ko nzaja ruguru. Okay, ugiye gutura cyangwa se wenda hari business ugiyemo, ugiye kureba abantu cyangwa se ugiye mu bintu byo kuja kureba igihugu, ugiye muri Kongo muziye mpamvu? Okay, ngiye muri Kongo kubwo guhumuriza abantu, gashoboka ko ntafite ubufasha bwobasha kuba bwafasha bari abantu. Hari abantu bafite ibibazo byinshi, ndetse nkubwira nzagenda mba umugabo w'umupfakazi uri oya sizabishobora. Sizagenda gahombe cyangwa se mba umwana w'umubyeyi wabuze umwana we w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu. Sinzanagenda ngo mbashe kuzura abapfuye, ariko nzagenda kubw'ijambo wenda rashobora guhumuriza muri ijambo rimwe rirarema no mwiremwa ry'isi ryaremwe n'ijambo. Muri make naje nogira ijambo navugiriya kandi rizima ryo kubaka rirashobora kugira icyo ryahindura kandi rikubaka ubwoko rikongera rikabaremamo ibyiringiro ahubwo rikanabatera n'imbaraga zo kuba bagwanirira igihugu. Kiri aho nibuke no kubwira abasore bari inaha yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, cyane cyane abahungu nibo mbwira kumva dutahe imico yo kurwanira igihugu cyacu. Tuzatahe gusa uratashe utarigeze ugira uruhare mu buryo bwo kuza gutabara iwacu. Iyo bavuze abahungu hari umuhungu uhita uvuga ngo se kubera ko uvuze umuhungu umukobwa iwe ntacyo yakora? Oya, navuze ngo mbwiye abahungu n'abakobwa. Muri make twese nuko mbona ko twese dushoboye twogira icyo dukora. Ariko cyane cyane urebye abakobwa ntabwo tugenza bagira agatege cyane ko gufata imbunde. Natwe ari icyo dushoboye. Umukobwa wese njye mvuza abahungu muzagende muje gutabara muje gufata imbunde. Abakobwa natwe tugende tuzaza dushusha amazi boge bavuye mu rugamba tubacyumbira umutima kuko nyine tubafurire amasogesi kizo byose. Urare rw'umukobwa rero mu gutabara iwacu ni runini. Natwe tuzatabare n'abahungu dutabare. Ntituzajane gusa imitwe ngo tugiye iwacu tutarahakoreye. Yego, ufite igitekerezo cyiza. Hanyuma wavuze ko uri umukinnyi wa filime, ubwo nk'umukobwa w'umunyamurenge ni izihe challenge uhura nazo nk'umukinnyi wa filime? Nyine urana abanyamurenge ntabwo barakira bino bintu cyane, so ni izihe challenge uhura nazo nk'umukinnyi wa filime? Okay, murakoze cyane kandi birumvikana. Hari ikintu mu banyamurenge tubwira kumva ko umuntu wagiye muri filime uretse n'umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu, kandi ari umuhungu uraza abahungu kenshi bagenza kuba bigenga. Usanga bari kuvuga ngo umwana w'umuhungu yabaye ikirara kuja muri filime kuja muri komedi. Naho noneho ibibazo n'umwana w'umukobwa we birarenze. Uja muri komedi bagatangira kuvuga ati n'umugabo ntawuzabona. Kandi nyine wumva ni nabyo. Hari abahungu nkatokomera ko bashaka umukobwa ukina filime cyangwa komedi bagahita bavuga ati ajya amasena akina amasena nk'ukinira ku gitanda. Ni example. Bakavuga ati nyuma ya sena ibi bikorerwa byakozwe. Urumva rero urumva nyine imbogamizi zo ku mwana w'umukobwa muri icyo kintu ni nyinshi. Hari n'igihe bavuga ati sura mwana w'umukobwa buriya yabuze kugira ngo abe yaje muri filime cyangwa se yakunze kumenyekana cyane, ariko sibyo. Amuzamureka abantu bakoresha impano zabo. N'undi wese ufite iyo mpano ayikoresha komedi cyangwa filime ayikoresha. Nta burara buba burimo, n'ubundi burara nakeneye kubukora nabukorera mu rugo hatari no muri filime kabukorera mu rugo niba ndi wo kubukora. Hanyuma niki wabwira abantu baba bifuza nko gukina filime ariko bagatinya amagambo y'abantu bavuga? Kandi ndizera ko filime ni akazi uba urimo ntabwo ari kuba umeze. So abo bantu baba babyifuza ariko bagitinya abantu wababwira iki? Okay, murakoze. Umuntu waba wifuza kuba yakina filime cyangwa komedi bimubamo, nta muntu ufite ejo hawe ni wowe wenyine afite mu kiganza. Niba uzakena ni wowe ubifite, niba uzakira ni wowe ubifite. Rero mu gihe udakoresha impano kandi baravuga ngo impano y'umuntu nibwo butunzi cyangwa se niyo imutunga. Niba ufite impano ya komedi cyangwa filime ukavuga itinya ngo baravuga bazavuga ariko ntacyo uzageraho. Naho nubicira amatwi ukavuga ati reka nkore umuhamagaro wanjye utaba ufitemo ibindi bintu bitari byiza wenda ushaka kubujamo kubw'impamvu, ni ukuri ugenda ubohora kubikora. N'ababyeyi mbabwira ni ukuri mubohora abana ntimukabone ko kuvuga ngo kuja mu bisirimba gusa ni yakamera n'ubundi
kamera n'ubundi urakamera yage bagende basiririmbe nyuma nibabigira ibyo bakora barabikora kandi na filime naho ni ya kamera tu uragenda ukine nko mu buzima bwo mu rugo kenshi dukina n'ubuzima busanzwe tubamo ndetse nishika ngakina ubuzima buriho nk'ubu hano muri Kenya nkabira n'ubundi ejo bundi basoreye ntuziriya foto twari twakinye turi umugore n'umugabo n'ubuzima busanzwe bwa hano muri Kenya twakinye n'umundi mvuye mu Rwanda asanga umugabo wanje muri Kenya n'ubuzima buriho ese mugenda kinye ubwo buzima buzagira uwo bwigisha ariko cyese uko nababwira so kwabwira mutenyo kwabyeyi mureka abana bakora ibintu bibarimo bakora impano zabo mbese bakurikiza impano zabo nta kibi kiba kirimo nagize gukora ikibi banagikorera n'imbere yawe kandi nta nuko wagira yego none se Cecile reka nkubaze hari ibogamizi tujya duhura nazo mu bwoko bw'iwacu cyane cyane ku bana b'abakobwa ugasanga hari igihe iyo ugeze nk'imyaka 20 bagatangira gushiraho rya tuti ngo shakwa ngo wajinze ngo urabona ngo uri mukuru nyine bagatangira kubwira ibintu byinshi baba izo challenges nizirakugiraho cyangwa se wumve ngo batangiye kubikubwira ngo urona ngo ibintu utangiye gukina ngo bizatuma ngo uri umugabo ibintu nk'ibyo mbese ibintu baba bakubwira biri negative we ntazurahura nazo izo mbogamizi mbese zo kubwira ukuntu washinze wakuze kandi biragaragara ntabwo uri muto ariko kandi nturi mukuru uwo kuvuga ngo uri kwihutira gushaka we izo challenges yihuye nazo byitwaramo gute ni cyiza ngizo z'ubujinge nikantazo nayo numva cyane kubera ko nuzivuga zivuga mu blague nagahita avuga ati genda ushakwe wajinze tona abandi bana bose mungana ko bashatswe ariko urumva ko nyine ari mu blague naho kubw'imyaka ngo kubera ko ndengeje 20 ngo najinze ya pena 30 nayigeza ntarajinga wewe urabishima se nka kuri nyine batangira kubwira umwana w'imyaka 18 19 ngo waje none hari ibintu bisigaye bigezweho nyine by'aba diaspora bakoze igitangazaga ubu nyine usigaye ugeze imyaka 18 babona umuhungu wo hanze gakwivugishije bakavuga ati shaka none wabaga uri nkamyiza none woga ni igitangaza ati wowe utegereje iki wowe bira bintu nkibonye ubinenga hiki ngenda binenga cyane uko gushaka n'amahitamo y'umuntu kandi ni ikintu kimwe ukora mu buzima kitagira deuxième session sinzi ukuntu nimba mbivuze cyangwa se kibigira gusubiramo tayo tamahirwe ya kabiri abamo iyo ushatswe ubushatswe rero mugomba kureka abantu imikeri ndabinenga umuntu ubwira umwana ngo yengo ushaka wamurambiwe se cyangwa se ngundi muvyeyi wowe ubwira ukubwira ngo yengo wajenze ngo genda ushaka njya mu wibase tano gutunze ariko mushaka uje tano gutunze rero mugomba kureka umwana akaza kura wenyine akihitira bakavuga ngo ndashaka ugeze mu myaka na 13 ukavuga ngo urashaka ugomba kama umuntu kandi ni ikintu ukora rimwe mu buzima utazasubiramo na rimwe naho nka bino bintu bisigaye bigezweho byo kuvuga ati umwana ugasanga ni mutoya tuvuge ngo ni umukobwa ariko yaje gushaka ugasanga ashatse umugabo w'umusaza ngo nuko afite ifaranga wewe bira bintu bibonye ubinenga hiye njye mbihuza n'igihe kure n'igihe none se nkangubaza se wewe uri umukobwa ubu nyine uhuye n'umusaza ukuruta akaraje kungana na papa wawe aravuga ati twubaka urugo ariko bakura bibona kakuruzi uramwemera kubera ifaranga ngo ni igihe turimo ese no nkubwira gute ni igihe nyine tuvuge ko ari igihe birashoboka ko wanamwanga ariko abavyeyi kubera ibihe turimo imbwa zaranyazwe none se kuvuze ngo abavyeyi utekereza ko gushakwa ugomba kubaka urugo rwawe kubera umubyeyi yakunze cyangwa kubera ko wewe wakunze ubaka kubera ko wakunze kuko ni wewe wenyine ugiye kuba muri urwo rugo sinyoko cyangwa se ugiye kwicara muri urwo rugo rwawe ariko nyine mvuga ko ari ababyeyi kuko usanga ababyeyi kenshi bari kuvuga ati dore uriya muntu afite amafaranga azanadukiza ushaka yo kubwica ukaba wagenda kubwica utari unakunze n'uwo musaza n'aba bantu bari mu gushaka hanze cyangwa se bagashakwa hanze kubw'impamvu niba ugiye gushaka umukobwa wo hanze wamukunze ukamushaka ariko apana kumukunda nuko umukunze ngo azaguha amafaranga kandi n'abakobwa mukunda gushakwa hanze ngo nuko ngo umuhungu afite ifaranga usanze umuhungu w'abandi wenda n'umunywi w'inzoga cyangwa ameze gutanga ibiyobyabwenge ngo umugiyeho gusa ngo nuko ngo ari uwo hanze niba wamukunze uzamushaka ahubwo tukazamushakaho kubw'amafaranga ndetse ibi bintu ndimo kubinenga ku munsi se bababwiye ati ubu nyine musubire mu gihugu cyanyu muri Kongo warashatse uzi n'ikindi tuzaje twese hanze buriya n'abataba muri dosiye kanje tuzaje hanze tuyibamo none nitumara kugera hanze nzaba narashatswe n'umuhungu w'abandi w'inaha muri Afurika kandi mwiza nkunze hano nawe hari undi mukobwa nawe washatswe n'umuhungu wo hanze adakunze ese nitumara twese gushikayo uzashika utandukane n'uwanyu
ibyo ni ibintu biri kubaho icyo gihe si ushatse uwawe wahano ukunze mukazanabana muri ubwo buzima mwese mukajana hanze kuko twese gahunda ni hanze ni hanze tuzaje hanze kandi tumare tuzanatahe tuzanata kandi dutaha izo faranga hari ukuntu zashira mwana na senyingo mufite n'ikimwaro warabahiye imbere y'Imana ngo imbere y'abantu n'Imana imbere y'Imana uzatandukanwa nawe n'urupfu warangiza ugatandukana n'ifaranga kubera ko nawe wagiye hanze ugasanga wari waramukundiye ifaranga rero yeme oya kuko abantu bakisubireho siko naho Cecile nk'uko watubwiye nyine ati wewe ushaka kuja muri Kongo kandi ufite kuja muri Kongo ni urukundo kuvuga ngo uravuze umwana w'umukobwa ungana nkawe ngo nje ndagiye muri Kongo kubera ko ngiye kubaha apole kuba ariyo ni igikorwa cy'urukundo cyane no gutabona ubwo bushobozi bwo kubafasha biragaragara ko ukunda igihugu cyawe mbese n'ubwoko bwawe ni nk'ihe message watanga ku bahungu n'abakobwa bari hano muri Kenya mbese bataba bari muri ibyo bintu cyane byo kuvuga ati reka natwe tugire icyo dufasha mu gihugu cyacu cyangwa se ubwoko bwacu ni nk'iyo message wabaha nyine yo kubakundisha igihugu cyabo ni nka kumwe natangiye mvuga navuze ngo gahunda tuzataha twese ushaka gukunda igihugu cyangwa se ukanareka ariko gahunda ni ugutaha none muri make icyo njyewe nobabwire ngo mukundi wacu iwacu ni heza iwacu ni paradizo ya kabiri mugihe tutaraje muri paradizo iri iracyari paradizo tuzatahe nimwe tuzatahe mwese ngo dutahe tugende turwanirire igihugu cyacu tunashimira n'abariyo afande makanika turagushimiye dushimira n'abari abasore bose n'ukuri bamaze kwitanga abariyo ukuri muri abantu b'abagabo ubu nyine ubonye umuhungu wo muri Kongo akubwira ati nje Cecile nakubonye nagukunze nagushimye none ga ndashaka kugushitsa uramanuka hano muri Kongo tubanega nje aho ngaho sinohunga ngo nze kubiye turaguma hano wogenda agapfa gusa kuba ari uwo muri twigwanira aho twigwanira imbere cyane twigwanira wogenda sinona arara nari mwana ndagukunze cyane ariko uwo munsi uzagenda nzaguherekeza cyane hari ijambo wakoresheje cyane nakunze amaherezo y'inyabu aho amaherezo y'inyabu ni ukurigita nyanda amaherezo yacu yo kubina tuzataha uko ni ukuri ngaho Cecile gira message utanga ku bantu bose babashije nyine gukurikirana kino kiganiro ndetse n'umuntu wese washaka gutanga support mu bintu ukora kuko wambwiye ko ukora mu bintu byo gufasha ibimuga wabwira mbese abantu bashaka gutanga support bakagufasha nyine mu buryo bagufashamo mbese icyo mvushaka kubabwira murakoze cyane abantu mwese mudukurikije baba ari abafana banje mu fana ba DSM motivation n'abafana muri film cyangwa se n'inshuti mwese n'abavandimwe n'abafana ba MTV One Show mwese yemwe n'ukuri dushigikirane mu mushinga wanje mumfashe ngira umushinga wo gufasha abantu nyine babana n'ubumuga mumfashe mutereza pote birashoboka ko utaba ufite ikimuga ariko buri abanyamurenge twese turavukana umuntu wese ufite ikimuga aba akeneye gufasha ukuri mudufashe dukora imishinga neza kandi mutange n'ubufasha buja n'iwacu ruguru niba udafite icyo ukora wenda cyo kuba wataha ugira n'icyo ukora wenda mu musanzu wawe wagira ngo n'umunsi wenda tuzataha uzaza ubwira ndafite yo kwicara mu gihugu uvuge ngo nanjye harimo ukuboko kwanje ko gutabazi nk'uko Miss Cecile urakoze turashimiye ku mwanya waduhaye tunashimira ku bikorwa byakomeje gukora byo gufasha nukuri abantu mukomeze mumufashe kuko ni igikorwa cyiza cy'ubutwari ntago cyakorwa na bose abagishoboye n'intwari mbese abikora Cecile turamushimiye cyane n'umukobwa w'intwari witinyutse umukobwa w'umunyamurenge nkuko mubona umukobwa mwiza cyane ufite niyerekwa waritambutsa ni umukobwa mwiza cyane ari no ku isoko ari ku isoko cyane karaje no muri Kongo abantu mushaka gutanga support rwose mumunyuzeho ubu kubona abakobwa bakicirabura kawera ubu nyine gakubona umukobwa usa gushya oya abantu bose babaye inzobe none ganje ndi mukwifuza kubika ikara bitagikunze turabashimiye ku bantu bose mwabashije gukurikirana bino biganiro byacu turabakunda cyane kandi mukomeze mukore subscribe na like na share hari abantu ngabasiga kugira ngo nsigaye nkora subscribe buri munsi subscribe bikorwa none hari wambwiye muri kuza nkandaho
yewe iyo si ahubwo azayikura azayikura nicyo kibazo nagize ngo buri joro ngiyo ngumaye iriya link yawe muza ari amankandaho hari igihe uryama hariho subscribe wabyuka Ugasanga. noneho YouTube yazitwara ariko abo ngabo ni babikora kubw'umutwaro wo kuba babashimira Ni kuko disi, ibyo ariko batazi atabizi. turabashimira ariko bazakandeho rimwe barekere cyane bakomeje noneho like ubushize hari umuntu numvise abavuze yasabye ngo bamukorere subscribe uwo mutahita amubwira ngo hey ngo ngukorere subscribe ngo ugende ukire subscribe imwe ngo niyigukize muzaza mukora subscribe mushigikirane muje no kuri DSM motivation mukore subscribe kubona bibabwiye mbere nawe kandi umunyamakuru baje kuri DSM motivation bakora subscribe muri kubona Cecilia ni umunyamakuru wakabuhariwe karahabutaka mbese niyikoraho nije ukiyoboye Cecilia sabaho nabaho bagende mukorere subscribe Cecilia ni umukobwa cyane ufite ubwenge n'ibitekerezo byiza byo guteza imbere ubwoko bwe rero guys mugende mukorere subscribe umuntu atange support yanyu irakenewe ni umukobwa ukina filme mbese ufite n'umwete wo ku bwoko bwe rero turabakunda cyane kuri mwe mwabashe gukora turabakunda cyane naho utaha bye bye